dutangire muri aba banyarwandakazi batura Rwanda mwese batuye isi yose sente yagarutse niyo makumba afitiye ko sente yari yaragiye ariko ndanone ntitinze yagarutse kandi mvuga ngo tubigitinze wese ko araza gutaraza none dufite concert uzoza tariki zingana tariki zine zari zingwa kubera yuko abantu bafite amatsiko menshi twayigije inyuma tushaka tariki 10 ukunda mufasha ariko umugore wawe ni mwiza shaka cyongeza gasubiza cyumva cyo kibazo how are you yeme isi yashize uzungu afite amavuta ngo bizatigeza acuranga ngo bitarumvikana mu matwi y'abantu ngo bigiye ngo nindi nibivuga ngo yandiko nishaka ari yamenyekanye dufite amashimwe jewe mfite amashimwe muziki Imana yanyubaki uzokora igitangaza karibu mwese ni kuri Foursquare izo tariki PM ibigwi dufite no protocol no ya mbere bayita ngo ibigwi ni tariki zine shamuvu kwakira Nzungu ndetse na madame turakwakira Nzungu murakoze cyane uriyumva ute ko wongeye kugaruka mu rugo ndumva ari ibyishimo byinshi cyane katwakire na madame Yes ashimwe umeze mute Nzungu turashima Imana natwe turumva twishimiye kubabona urugendo rwagenze gute urugendo ntirwari rworoshye ariko rwagenze neza bene na chance nibo bavuze ngo abagenzi baheze mu nzira aya natwe ntibyari byoroshye guhaguruka kwa gatandatu kagera hano kwa kabiri urumva ko ntago ari ibintu byoroshye indege zagiye ziba delayed tugenda dutinda ariko Imana ishimwe byose hamwe ko dushitse hano amahoro iki cyagutunga ukigera hano iki cyagutunga ukigera hano njyewe urumva ndi umunyarwanda nsanzwe ndeba u Rwanda muri make ndumva nta bintu birenze nta kibazo gusa ndumva nishimiye kongera kumva ikirere cy'u Rwanda hano harashize igihe twabaza madame ese muje waruherutse hano ryari umwaka ushize Nzungu muje gukora concert dufite amashimwe niye mpamvu mwahisemo gukora dufite amashimwe concert mpamvu twahisemo gukora dufite amashimwe concert cyangwa se mpamvu twahise dufite amashimwe iriya ni live recording twise dufite amashimwe ni indirimbo twari twarakoze ariko si cyo cyabitewe cyane ni uko hari ibyo Imana yari yadukoreye nk'umuryango turavuga ngo reka tuze tubyite dufite amashimwe kuko dufite ibintu byinshi Imana yagiye dukorera turavuga ngo reka twite dufite amashimwe muzakora nka kapo cyangwa muzakora nk'abavandimwe bawe tuzakora nka kapo ariko dufite n'indirimbo tuzakora n'abavandimwe iki kuri poste tutabonye abavandimwe bawe bazagenda baza batinze kumpa amafoto yabo ni bande muzaririmbana muri concert yawe harimo ministeri agiye atandukanye n'abahanzi bagiye batandukanye ku biti byabo muri ministeri dufite nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda twabonye warahisemo ministeri zigera muri 3 kuki wahisemo zira ministeri twabonye nahisemo alarme na gisubizo na peace voice ngo ni korali na joyous melody ndumva ari nk'izo korali natumiye kubera ko ni abantu twabanye numvishe ari byiza nk'alarme sinyibamo gusa nyine ni korali twakuriyemo natwe nyine twisanga narababwiye numva baremeye nta kibazo mu minsi ishize twoheretse ko namwagiye mu gitaramo cya Ben na Chance muri Canada ese bira bintu mwabitekereje gute kujya kubashigikira mu by'ukuri twari twakumbuye twumva dushaka kujyayo tutaberutse murana n'abavandimwe ntabwo twari kureka kujyayo ari abantu baje tukareka kujya kubashigikira ntabwo byari byiza twavuze reka tujye kubashigikira tunabakumbuye n'ubundi byose byari kandi ni hafi kugira ngo ngaruke kuri Peace Voice korali wasize cyangwa se mwatangiranye uyu munsi ni korali turi kuvuga ngo ifite imbaraga uyu munsi kubabona bameze kuriya aho uri uba wumva umeze gute iyo bategura kiriya gikorwa cya live wumva umeze ute nta cyiza nko kubona Peace Voice itera imbere kuko ngewe ndayizi ari umwe babiri batatu
ndayizi njya kurepetesha nkajya mbahamagara muze barepetesha nkabinginga ariko rero iyo nagiye gutya nkabona barakomeje batera imbere bakora ama live recording nibyishimo. Gatugaruke gato kuri madame uyu munsi uriyumvute ko buri hano none. Nta mashimwe akomeye cyane turishimye cyane kugaruka ino. Imana yo kuririmba imeze bite? Iraho. Araka video kamwe umuvandimwe wacu ugeze gupostinga muri kuririmba kugira ngo dufatikanye gato cyane muturimbira gace gato kuri dufite amashimwe mukumbuza abantu apana nzungu wenyine yo ku uri piano tongere tubone nzungu wo kuririmba ari kumwe na madame. Ngeretse aririmbe wenyine ahubwo mufashe. Nta kibazo. Jewe se. Ariko se urashobora kuririmba n'ubu nyine ijwi rimeze neza? Ndi hagati ya alto na soprano simbizi. Katugerageze. Ngaho. Dufite amashimwe mu mitima imirimo Uwiteka akoze kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze. Murakoze cyane. Ni urugendo rurerure cyane kandi ruracyasize ariko ubutaha hazaza. Mutekereza ko azaza nawe kureba abavandimwe ryari? Simenye iby'ejo bizaza ariko tuzabisengera azaza. Zungu kuki mwaje kare bitewe na poste y'igihe muzakorera igitaramo? Ahubwo twaratinze bitewe n'ama practice tugiye kujyamo deja n'uyu munsi dufite practice ni ikigaragaza ko ubwo natinze urumva. Ni iki gisha uzanye muri iki gihugu cy'u Rwanda? Ni iki muzanye gitangaje? Mu by'ukuri tuje kuramya Imana no kuyihimbaza. Hano mu Rwanda hari abaririmbyi bakomeye kandi baramya Imana, natwe tuje kunga muri bo. Ese iriya poste twabonye ya Israel Mbonyi nawe ari mu bazaba bari muri icyo gikorwa bazaririmbamo? Nawe hari indirimbo twakorana. Gute watekereje gukorana nawe indirimbo mu baririmbyi benshi bari hano? Ese byaroroshye cyangwa byari bimeze gute? Duha amakuru gato kuri aho ngaho. Ni umuvandimwe ndabizi ko ari umuririmbyi mwiza dukunda twese abanyarwanda abantu batuye muri Afurika ndetse mu nyine mwarayibonye ko ari umuririmbyi uri ku rwego rw'isi. Kandi twebwe kumubwira rero ntago namubwiye nyine kubera urwo rwego, namubwiye nk'umuvandimwe kandi ahita aroroha cyane arabyumva. Tuzabona umwanya wawe dusanzwe tukuzimo w'igisirimba ko dusanzwe tukuzi wowe Nzungu. Muri live recording sinzi ko bizaba birimo ariko hazaba ibintu byinshi. Ni ibintu byinshi tubabikiye kugira ngo muzaze mu byumve kandi kubivugira hano ariko hazaba ari ibintu byinshi. Kugira ngo utubwire ubuzima bwahariya hanze uri muri kiriya gihugu tuyemo. Ntibyoroshye, hari ubuzima bugoye kubera ibirere klima zaho ziragiye zitandukanye. So iyo hageze utarafatisha ibyo birere biragucanga ariko ubu mumaze gufatisha. Byarakoroheye ukigerayo? Byaranyoreye kubera madamu. Uri ugeze mu gihugu wasanze umufasha ibintu biroroha. Twagiye tubona witabira ibitaramo byinshi cyane muri kiriya gihugu uva muri leta imujya mu yindi. Ishusho yahariye ahantu mu bitaramo, ese gutarama nk'uko dutarama inaha ni nako hariya bimeze? Ku ruhare rwanjye mbifata nk'aho ngewe ntago byangoye. Hari ukuntu abantu batarama hano mu Rwanda ukabona haruzuye, ukabona abantu baruzuye bimeze neza. None icyo gihe najyaga nibase ningera muri Amerika nzajya ntarama gute, ariko Imana yaramfashe nkigera hariya mfashwa dufatikanye na Frank. Frank ndamushimira
yaramfashije ku buryo bwo gukora amavugabutumwa, turakorana amasiteti menshi, turagenda aho ugiye ugasanga hari bakwiteguye, so urumva byaranyoroye kugira ngo nisange mu gitaramo cyiza. State wajyagamo wese wasangaga ishyushye, wajya yose ugasanga imeze neza, so nta kibazo twagize. Tugaruke kuri madame, kubana n'umusitari ni ibintu bimera gute? ko atazayemera ko ari umusitari ariko urabibona. Nzabibona. Bimera gute kubana n'umuntu ufite izina hano hanze? Ni ibisanzwe, usibye ko njyewe ntabwo bazi bamenya, niwe bazi bamenya gusa. Uyu munsi ni iki mukibana mukigerana muri kiriya gihugu cyagutunga utari umuzi? Kuri we ko akunda gukora cyane. Gukora iki? Gukora akazi. Kongera guhura na Frank Nzungu byari bimeze gute? N'ubundi mwari muvuye hano muri nka famiye, noneho kongera guhura muri kiriya gihugu byari bimeze gute? Byari bimeze neza. Frank kabisa, Frank yakomeje gutera imbere no mu miririmbire, aririmba kumva acyafite imbaraga n'amavuta. So kuba narongeye guhura nawe, nanjye mpuye nawe numvaga ari ibintu bidasanzwe. Nawe yaje nk'iyacu tugira ibihe bidasanzwe. Naranamubwiye uko duhuye kubera ukuntu mba numva ibihe iyo maze iminsi ndi kumwe n'abandi nabo baririmba neza, tubana kandi pe, ariko iyo mwe na Frank numva ibintu bije ngatangira kwitanga ibintu ntafite. Ndamukunda cyane Frank. Ukigera muri kiriya gihugu wasanzemo umuhungu wawe Logan, kongera kumubona bwa mbere, iyo sura kongera kumubona bwa mbere, ntekereza ko ari bwo bwa mbere wamubonye, byari amavideo, byari bimeze gute? Byari bitunguranye, byari nk'ibintu nyine bitunguranye, biri surprise kubona umuntu bwa mbere, umwana wawe. Nari ndi kumureba nyine nkanga kumurahaga, batereka tugere mu rugo, wenda ejo bizaba hari ukuntu bizaba bimeze. Ariko nyine Logan ni umuntu utunguranye, n'ubu ngubu sindamuhaga. Uko bwije nuko bukeye ngenda mbona ishusho nsha yiwe agenda akura, so ni nk'uko bimeze. Madamu hariya wasanze iki cyagutunguye kuri madamu utaruzi igihe gitunga ari mu banyine? Rero madamu wanjye uyu nguyu buriya uko umubona ni umuntu udahinduka. Amen. Kabure turabinginze umubona turi kuza, turi mu kibuga cy'indege. Imana ibaha umugisha. Ciao.